njyewe Yesu naraje ngo nikorere isoni zawe. Yesu yagiye ku musaraba ngo bamwambika ubusa ngo bamukoze isoni pe, ari umusore w'imyaka 33 bamukoze isoni baramwandagaza. Urumva, kugira ngo wowe Fabiola nanjye Mariko n'abandi abakize isoni z'ibyaha byanyu, adukize isoni z'ibyaha byacu, yemeye gukorwa n'isoni. Haleluya. Amen. Ngo nge nawe dukire isoni z'ibyaha byacu. Bura no ntiyari yasebye mu bana mu buzukuru kwambara ubusa, gusinda, kuba runaka yagize intege. Ubu kabisa mfate vuvuzera na mikoro njye kwamamaza, yewe muze murebe kanaka byagenze gutya, yasinze kanaka rararara, yakoze ibi nibi kanaka, none nirirwe namamaza umwanda, nirirwe nikoreye ibyo bibembe bye bidafite icyo biri bumare. Ubundi ibintu bibi ntidukwiriye kujya twirirwa tubyamamaza, sibyo? Umva, ijambo ry'Imana dukuriye kwamamaza rirahari. Kuki tugomba kwirirwa twamamaza ngo twabonye runaka ngo yambaye ubusa, ngo twabonye runaka ngo ari gusambana? Rero ugasanga ubundi mwene so yagize intege nke ntabwo ujya kubyamamaza. Ibintu ni bibiri, ukora ibintu bibiri gusa. Uramusanga ukamugira inama ngo abivemo, kabiri ukamusengera. Ushobora no kumugira inama ntakumvira. Iyo Satani yasuye umuntu ashobora kutakumva. Iyo mwene so yagize intege nke ntabwo ujya kumwamamaza. Hamu amakosa yakoze no kuri nkubwira. Kubona se yagize intege nke, Hamu akajya kumwamamaza. Oya, uretse naso nundi wese n'ujya ubona yagize intege nke, si igihe cyo kujya kumwamamaza, si igihe cyo kwirirwa uvuga inkuru mbi ku bandi, si igihe cyo kwirirwa uvuga intege nke ku bandi. Vuga Yesu niwe utanga agakiza, vuga Yesu niwe ukuraho izo ntege nke z'abo bantu. Intege nke zirwanye, ugira umuntu inama, umuhe message yo kuzimukuramo, ariko no mu gihe atarazivamo wijya kumwamamaza, wimujyana ku karubanda, wimujyana kuri Facebook, wimujyana ku mbuga nkoranyambaga, wimujyana kuri YouTube, wimujyana. Izo ntege nke yagize uyu munsi hari igihe nawe wazazigira ubutaha. Uramenye, jya uba maso. Ntabwo dushinzwe kwamamaza ibyaha by'abandi, dushinzwe kwamamaza intege nke z'abandi, dushinzwe kwamamaza inkuru nziza y'umwami wacu Yesu Kristo utanga agakiza. Haleluya. Haleluya. Umwami utanga iki? Agakiza. Umwami utanga amahoro. Umwami wacu Yesu niwe twamamaza. Uzajya he umunsi uzapfa? Ukurikiye nde? Ibyiringiro byawe ni ibihe? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazacirwaho. Abizera Yesu ntibatinya urupfu. Kuki badatinya urupfu? Umwami Yesu yarugize irembo. Nukuvuga ngo nta hantu baca basanze umwami wabo ku buryo buzira iherezo. Ariko abantu batizera Yesu nukuri bazarimbuka. Iki nicyo kimbabaza, nuko hari n'abantu banyumvishe mbwiriza Fabi kandi bazarimbuka. Nuko hari abantu dukorana bazarimbuka kubera iki? Banze kwizera Yesu ngo bihane ibyaha byabo. Nuko hari bene data tuvukana cyangwa se dufite ibyo dupfana mu miryango, hari inshuti zacu dukorana, hari bene data dusengana, hari abantu tugendana duhura batigeze bizera Yesu. Batigeze bizera Yesu ngo babere umwami nk'umukiza, ngo bihane ibyaha byabo bamukurikire, ibyaha byabo babiture ku musaraba baruhuke, babeho baruhutse. Aba bantu bazarimbuka. Kubera iki? Ntibafite Imana, nta byiringiro bafite, nta Yesu bafite, nta mwami utanga agakiza bafite, nta mwami utanga amahoro bafite, nta munezero bafite. N'abana bo kurimbuka. Ni umwanya wo gusengera abaguye, ni umwanya wo gusengera basubiye mu byaha, ni umwanya wo gusengera abantu bahoze ari abakozi b'Imana, sibyo? Ariko uyu munsi bakaba barasubiye mu byaha. Ni umwanya wo gusengera Nowa ngo yongere abyuke. Usengere Nowa musengana mu itorero ryawe abyuke. Nanjye ndasengera Nowa dusengana aho nsengera abyuke. Sengera Nowa agaruke, areke ave mu businzi. Bwiriza Nowa ave mu businzi. Nowa yahoze ari umukiranutsi, Nowa yahoze ari umuvugabutumwa. Ni igihe cyo kumubwiriza akagaruka mu nzira, sibyo? Ese Nowa tumwamamaze, tumuvugirize induru, tumutera amabuye, twamamaze inkuru ze mbi? Oya, yahoze ari umuntu w'Imana. Reka tujye kumushaka. Ikindi rabiyama ibintu by'ubwicanyi, ntazagira umuntu wica undi. Ibintu byo kuvusha amaraso Imana irabyanga. Ibintu by'ubwicanyi Imana irabyanga. Abantu babicanyi bica abandi Imana irabyanga. Ubwo iyo tuvuze abicanyi kandi ubwo abarozi barimo ntibica abandi. Abica abandi bakoresheje inkota, abica abandi bakoresheje
ibyo ari byo byose abantu bakoresha ariko bakica abandi, Imana irabyanga. N'ubikoze Imana iravuga ngo uyu muntu ni ikivume, akwiriye gupfa, akwiriye kurimbuka. N'abagambanira abantu bakica bagenzi babo, ibintu byo kuvusha amaraso Imana irabyanga ngo ni icyaha. Imana yarabibihanije, irabibabuza. Uzabikora nawe azicwa. Urumva? Bikwereka ngo ibyaha by'ubwicanyi hano Imana irabibiyamye. Yesu ashimwe kandi Yesu ahimbazwe. Muraho bene data, turagusuhuje wowe witeguye kongera gufatanya natwe muri uyu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana. Ni karibu, ikaze, Imana iguhe umugisha. Muri kumwe nanjye Mark wa Yesu, hanyuma turi kumwe nanone Fabiola Uwumucyo. Ikaze, turakwakiriye muri gahunda y'uyu munsi yo kwiga ijambo ry'Imana. Ni karibu rero, kugira ngo gahunda zose rero zigende neza tugiye gutangira dusenga. Ijambo ry'Imana rirakomeye, ntabwo twaryumva tutabanje guhamagara Imana ngo iridushyigikiremo. Niyo mpamvu dukeneye Imana kugira ngo twumve ijambo ryayo. Tugiye gusaba Fabiola abanza asenge kugira ngo Imana Data yururukire kubana natwe, kandi iri jambo tugiye gusangira rigira umumaro mu mitima yacu, rigira umumaro mu mutima wawe witeguye kuryumva. Imana itugirire neza. Ni karibu Fabiola, wasenga ubundi tugatangira. Mana turagushimye. Urakoze Yesu. Tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Habwa icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana y'amahoro. Haleluya. Tugushimiye ko wadukunze urukundo rukomeye. Shimwa Mana. Urukundo ruhebuje. Rwatumye uduha Yesu Kristo nk'umwana wawe umwe w'ikinege, kugira ngo atwitangire, atange amaraso ye kugira ngo twitwe abana b'ubugingo. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimye aho bana natwe muri aka kanya tugiye kwiga ijambo ryawe. Udushyigikire, utwambike imbaraga. Buri wese urakurikirana natwe, buri wese uraba uteze amatwi iri jambo, ntaba ari we. Nyemerera ndakwinginze kandi umwuka wera abane natwe cyane, atwigishe, adusobanurire ibyo twe tutakisobanurira, kandi atwigishe ibyo twebwe tutamenya twambaye umubiri, ahubwo twambike umwuka wawe wera w'ubwenge. Turusheho kukumenya, turusheho kukumva, turusheho kugukunda ndetse no kugusobanukirwa. Urakoze ngaho bana natwe, utangirane natwe, mu izina rya Yesu twizeye, urakoze. Amen, 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 amen. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ni karibu rero, ndumva buri wese yafata Bibiliya ye ubundi tugatangira. Murabizi dufite intego yo kwiga iyi Bibiliya yose tukayirangiza. Twahereye mu itangiriro, igitabo cya mbere cya Bibiliya nyine, igice cya mbere. Uyu munsi tugeze mu gice cya 9. Ni karibu rero mufate Bibiliya zanyu, tugiye gusoma ubundi tuganire. Tugiye gusoma igice cyose cya 9, turakigira icyarimwe. Ni karibu mwene data. Reka dusome rero itangiriro ibice 9, turera ku murongo wa mbere. Dusomera mirongo yose uko ari 29 nyine igize kino gice cya 9. Twagiye. Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti: mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe byo n'ibyuzuye ku butaka byose, n'amafi yo mu nyanja yose, ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu. Mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. Tugeze ku murongo wa 4. Ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo, nibwo maraso yayo. Kandi amaraso yanyu, amaraso y'ubugingo bwanyu, sinzabura kuyahora, nzayahorera inyamaswa zose, kandi nzayahora inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu, nzabuhorera undi muntu wese. Uvushije amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Namwe mwororoke, mugwire, mubyarire cyane mu isi, mugwiremo. Imana ku murongo wa 8 niho tugeze. Ku murongo wa 8, Imana ibwirana Nowa n'abana be iti: ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho, n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi zose
hamwe namwe ibisohotse mu nkuge byose, inyamaswa zo mu isi zose. Ndakomeza isezerano ryanjye namwe. Ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Tugeze ku murongo wa 12. Imana iravuga iti, iki ni cyo kimenyetso cy'isezerano sezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, kugeza ibihe byose. Nshyize umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombya, uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Nuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo. Nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite umubiri byose. Tugeze ku murongo wa 16. Umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzajya nkureba kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana n'ibibaho bifite umubiri byose biri mu isi. Imana ibwira Nowa iti, icyo ni cyo kimenyetso cy'isezerano nakomeje riri hagati yanjye n'ibifite umubiri byose biri mu isi. Bene Nowa basohotse mu nkuge ni Shemu na Hamu na Yafeti. Hamu ni se wa Kanani. Abo uko ari batatu nibo Nowa yabyaye, aribo bakomotsweho n'abakwiriye mu isi yose. Nowa atangira guhinga ubutaka, ateramo uruzabibu, anywa vino yarwo, arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze. Shemu na Yafeti benda umwambaro, bawushyira ku bitugu byabo bombi, bagenza imigongo, batwikira ubwambure bwa se. Kandi kuko bari bamuteye imigongo ntibarura ubwambure bwe. Nowa arasinduka, amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye, aravuga ati, Kanani avumwe, azaba umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Kandi ati, Uwiteka ahimbazwe, niwe Imana ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Imana yagure Yafeti, abe mu mahema ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Hanyuma ya wa mwuzure, Nowa amara imyaka 350. Iminsi yose Nowa yaramye ni imyaka 950, arapfa. Imana itugire neza. Icyo gice cyose turagisomye kandi turakirangije. Imana ihabwa icyubahiro. Reka rero dukomeze, tugiye kubanza twitegereze aya magambo muri Bible study. Igice cya mbere tukita kwitegereza. Ni igice cyo kwitegereza, tukitegereza ibi bintu twasomye, tukamenya aya magambo ibirimo. Twagiye, hanyuma ngiye kubabaza ibibazo. Fabiola turi kumwe hano arajya asubiza mwumve, nawe ninkubaza wowe urajya usubiriza muri comment. Nta kibazo, turaza kubisoma. Imana iguha umugisha. Rondora imigisha Imana yasezeranyije Nowa nyuma y'umwuzure. Mwitegereze muri Bibiliya, ni iyihe migisha Imana yabasezeranije mwabonyemo? Harimo kororoka bakagwira isi. Harimo kororoka bakagwira. Urumva ni ukubyara, bakororoka bakagwira, bakuzura isi. Ku murongo wa 1 n'uwa 7 murabibona ko bihanditse ngo Imana ibaha umugisha. Urumva bivuze ngo kubyara ni umugisha Imana itanga, ni umugisha. Ngo mwororoke, mugwire, mwuzure isi rwose, ngo mube benshi, mubyare cyane. Niko Imana yababwiye. Isi yari iriho abantu 8 gusa, urabyumva. Iriho Nowa n'umugore we n'abahungu be 3 n'abakazana be 3, n'abantu 8 gusa bari ku isi. Imana irazira amubwira ngo ni mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Na mbere ku bwa Adamu na Eva n'abari babiri ku isi gusa, nayo Imana yari yabahaye isezerano ngo ni mubyare, mwororoke, mubyare cyane, mube benshi cyane, mugwire, mwuzure isi. Ireke kubaho abantu babiri ku gihe cya Adamu na Eva. Ariko no mu gihe cya Nowa isi yari isigaye abantu 8, nabwo Imana irazikongera ikabisezerano ngo ni mubyare, mugwire, mwororoke, mwuzure isi, mube benshi. Urumva? Imana ikunda abantu benshi. Ntabwo Imana ikunda ko abantu babaho nyine mwirunguya. Kubyara no kororoka no kuzura isi ni umugisha Imana itanga.
sibyo? Undi mugisha Imana yabahaye cyane cyane mwitegereze ku murongo wa 2 nuwuhe? gutegeka inyamaswa zose zikabatinya. Aha, Imana yarababwiye ngo inyamaswa zose ndazibahaye. Urumva? Ngo zizabatinya muzazitegeka. Uwo nundi mugisha. Hari undi mugisha Imana yabahaye? Kurya inyamaswa. Imana yabemereye kurya inyama hano. Ubona inyama ntago zaribwaga kuva ku gice cya mbere cyitangiro kugera ku gice cya 8. Ntaho tubona ibintu byo kurya inyama ntibyarimo, kwari ukwirira nyine ibimera, imbuto, imboga, ibihingwa, ibintu byera. Ariko hano turabona Imana ibaha uruhushya bwo kujya barya inyama. Inyama Imana yemereye abantu kujya barya inyama nyuma y'umwuzure. Mbere ntago bari bemerewe kuzirya. Hano no bemerewe kurya inyama. Yego. Ikindi no guhorerwa n'Imana. Ikindi Imana irababwira ati umuntu uzibeshya akica undi nawe azicwa, nanjye nzamuhora. Bivuze ngo Imana iha ubugingo bw'abantu agaciro. Umuntu uzica umuntu akavusha amaraso, Imana nayo izamuhora, aye nayo azavushwa. Uzica abantu nawe azicwa. Ikintu cyitwa kuvusha amaraso Imana iracyanga. Kayini yavushije amaraso, Imana itimwita ikivume ngo uri ikivume. N'ubirongeye bisubiyemo ngo umuntu uzibeshya akavusha amaraso y'undi nawe amaraso yazavushwa n'abantu. Kandi Imana ikavuga ngo umuntu uzajya umena amaraso y'undi nanjye nzajya muhorera. Rero urumva ubugingo bw'umuntu bufite agaciro mu maso y'Imana. Uwo ni umugisha. Ikindi Imana yabemereye ko itazongera kubarimbuza umwuzure. Yego. Ikindi Imana yabemereye ko itazongera kubarimbuza iki? Umwuzure. Ariko se abantu bakora ibyaha buriya izabihorera, turaza kubibona. Ariko yarababwira ati umwuzure waraje warimbuye ibintu wabimazeho, ariko ntabwo muzongera kurimburwa n'umwuzure. Ngo umwuzure uzurimbura isi yose. Umwuzure ushobora kuza Fabi, ushobora kuza mu gace kamwe, mu mudugudu umwe, mu murenge umwe, mu ntara imwe. Ariko icyo Imana yavuze, umwuzure uza ukubika isi yose nka kiriya gihe, Imana yavuze ko ibyo bintu bitazongera kubaho. Ariko se abanyabyaha hari ikindi gihano kibategereje, kandi ngira ngo nacyo ni kibi. Cyitwa umuriro, kiruta umwuzure. Reka dukomeze rero. Noneho ikindi kibazo, ni ibiki Imana yababujije nyuma yo kuva mu nkuge? Nyuma bamaze kuva mu nkuge, hari ibintu Imana yababujije batari bemerewe gukora. Hari imigisha yabahaye, ariko hari n'ibyo yababujije. Ni ibiki yababujije? Kurya inyama n'ubugingo bwayo, ariyo maraso. Yababujije kurya inyama n'ubugingo bwayo. Yababujije kurya inyama n'ubugingo bwayo. Ntimukarye inyama zivanze n'amaraso. Imana ibemereye kurya inyama, ariko ntimukazivange n'amaraso. Kubera iki? Amaraso ni ikimenyetso cy'ubugingo nyine. Burya bavuze ngo Yesu yatumeneye amaraso, bavuze ko yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Imana irababwira ngo mujye murya inyama, ariko ntimukazirye zivanze n'amaraso. Icyo kintu cyo kurya amaraso barakibujijwe. Ikindi yababujije kuvusha amaraso ya bagenzi babo. Ikindi irabiyama ibintu by'ubwicanyi. Ntazagira umuntu wica undi. Ibintu byo kuvusha amaraso Imana irabyanga. Ibintu by'ubwicanyi Imana irabyanga. Abantu babicanyi bica abandi Imana irabyanga. Ubwo iyo tuvuze abicanyi kandi ubwo abarozi barimo, ntibica abandi. Abica abandi bakoresheje inkota, abica abandi bakoresheje ibyo ari byo byose abantu bakoresha ariko bakica abandi, Imana irabyanga. N'ubikoze Imana iravuga ngo uyu muntu ni ikivume, akwiriye gupfa, akwiriye kurimbuka. N'abagambanira abantu bakica bagenzi babo, ibintu byo kuvusha amaraso Imana irabyanga ngo ni icyaha. Imana yarabibihanije, irabibabuza. Uzabikora nawe azicwa. Urumva? Bikwereka ngo ibyaha by'ubwicanyi hano Imana irabibiyamye. Yego, nono mwitegereze ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 27. Hari ibintu byabaye batubwira ku myitwarire ya Nowa n'ingaruka zayo. Nowa yitwaye gute nyuma y'umwuzure, kandi byagize ingaruka ki? N'ibiki byabaye kuri Nowa? Mwitegereze kuva ku murongo wa 20 kugeza ku 27. Barimo baratubwira imyitwarire ya Nowa. Harimo ubusinzi bwa Nowa. No kuvumwa kwa Kanani. Kanani kandi yari umwuzukuru wa Nowa. Urumva hano ni ibintu bibabaje
Nowa avuye mu nkuge ngo aratangiye ahinze uruzabibu, ari mu bihe byiza, atangiye gukora nyine, yagarutse mu buzima busanzwe, ari mu bihe byiza, ari mu bihe anezerewe. Abanyabyaha bandi bararimbutse, nawe yari yatangiye gukora imirimo, ahinze uruzabibu. Uruzabibu amaze kuruhinga, Nowa akugiriye gutya, yenze divayi, vino kabisa. Ariko abasobanuzi bamwe baravuga bati ino vino bati buriya ni vino, ariko ubundi ni urwagwa, ni inzoga. Aranyweye arasinda, ariko noneho birenga gusinda. Umusaza utwenda dukuramo aratujugunya. Mbega agahinda, atangira gutembera mu nzu yabunuje, yambaye ubusa. Utekereza umuntu w'umugabo ufite abana n'abuzukuru, urumva ikibazo? Afite abana n'abuzukuru, noneho ikibabaje, umwana we araza, umuhererezi we witwa Hamu, ngo yinjira abona muzehe arimo aratembera. Papa, ko wambaye ubusa? Oya mwana wanjye, iyi ni ikositimu nambaye. Rero agahinda, inzoga ni mbi. Ikintu cyitwa buriya muri Bibiliya usanga iteka ryose ntimugasinde inzoga ngo zirimo ubukubaganyi, ibintu by'ubusinzi. Arasinze, yambaye ubusa, aratembereye, yambaye ubusa. Umuhungu we Hama amubonye, aho kugira ngo ahita akinga mushakire utwenda mwambike, aba arasohotse agiye kubivuga hanze. Ariko ubundi buriya agiye kubivuga hanze. Bakuru be Yafeti na Shemu ubu baravuga ati data yasinze, none yagize ubwo yambara ubusa. Ngo baza bagenda kinyuma, bazana umwenda, baragenda bamwambika, ariko batarebye ko se yagize gute, yambaye ubusa. Mu gihe Hamu we yahise asohoka ati muze murebe papa yahatwitse inkuru, ajya kwamamaza inkuru yuko se yagize gute, se yambaye ubusa, yasinze, yanyweye, yabaye akazizi, yambaye ubusa. Ariko bano bana bakuru be baravuga bati watoya, bo baraza bati ubwo yambaye ubusa, baraza baramutwikira, bahisha isoni z'ubwambure bwe, banga kandi kumukoza isoni. Ariko urumva bari abantu ukuntu batandukanye. Umwe araje abonye mugenzi we, abonye se yaguye mu makosa, yaguye mu byaha by'ubusinzi, ahise yiruka ati muze murebe ibyabaye kuri data. Muri Zaburi haranditse ngo ntugashyushye inkuru y'umuturanyi wawe. Urumva ngo ntugashyushye inkuru y'umuturanyi wawe. Ariko uno mwana we yahise yirukira nyine ajya kwamamaza, ajya kubyamamaza. Buriya ariko reka nkoze Fabien, iyo ubonye mugenzi wawe ari mu ntege nke, ikikwiriye kubanguka no kujya kumwamamaza no kumuvuga hirya no hino ngo bose bamumenye. Urimo uravuga gahoro, ntabwo bari kukumva. Ni ukumuganiriza, ukamwegera, ukamuganiriza, ukamenya icyatumye ajya muri izo ntege nke, ukamufasha no kuzivamo. Nimba mugenzi we yaguye mu byaha, ntabwo ari umwanya wo kujya kwirirwa umuvuga muze murebe. Njya mbona abantu basebanya, bakajya no ku mbuga nkoranyambaga bakajya gusebya bagenzi babo, abandi bakajya gusebya amatorero basengeramo, abandi bakajya gusebya abakristo bagenzi babo, abandi umva neza umuntu akozanga anejejwe no kujya kwamamaza ibintu by'umwanda. Si ikibazo, ariko ubundi buriya tujya kwamamaza imyanda n'intege nke z'abantu ngo bimare iki? Ubu kujya kwamamaza intege nke zawe birungura iki ababyumva? Hari ikintu bibungura? Kuba runaka yagize intege nke, ubu kabisa mfate vuvuzera na mikoro njye kwamamaza, muze murebe kanaka byagenze gutya, yasinze kanaka, rararara yakoze ibi n'ibi kanaka, none nirirwe namamaza umwanda, nirirwe nikoreye ibyo bibembe bye bidafite icyo biri bumare. Ubundi ibintu bibi ntidukwiriye kujya twirirwa tubyamamaza, sibyo? Umva, ijambo ry'Imana dukwiriye kwamamaza rirahari. Kuki tugomba kwirirwa twamamaza
ngo twabonye runaka ngo yambaye ubusa, ngo twabonye runaka ngo ari gusambana. Rero ugasanga umuntu akirirwa yamamaza ibintu bibi by'amafuti bidafite uwo bikiza, bidafite uwo bizanira ubugingo, bidafite uwo bikura mu byaha, bidafite ikintu na kimwe bigize gute, ikintu na kimwe bimaze. Urumva agahinda? Hamu ajya kwamamaza ibyaha bya se. Ubundi mwene so iyo yagize intege nke ntabwo ujya kubyamamaza. Ibintu ni bibiri, ukora ibintu bibiri gusa. Uramusanga ukamugira inama ngo abivemo, kabiri ukamusengera. Ushobora no kumugira inama ntakumvira. Iyo Satani yasuye umuntu ashobora kutakumva. Iyo mwene so yagize intege nke ntabwo ujya kumwamamaza. Hamu amakosa yakoze no kuri nkubwira. Kubona se yagize intege nke, Hamu akajya kumwamamaza. Oya, uretse na so n'undi wese n'ujya ubona yagize intege nke, si igihe cyo kujya kumwamamaza, si igihe cyo kwirirwa uvuga inkuru mbi ku bandi, si igihe cyo kwirirwa uvuga intege nke ku bandi. Vuga Yesu niwe utanga agakiza, vuga Yesu niwe ukuraho izo ntege nke z'abo bantu. Intege nke zirwanye, ugira umuntu inama, umuhe message yo kuzimukuramo, ariko no mu gihe atarazivamo wijya kumwamamaza, wimujyana ku karubanda, wimujyana kuri Facebook, wimujyana ku mbuga nkoranyambaga, wimujyana kuri YouTube, wimujyana. Izo ntege nke yagize uyu munsi hari igihe nawe wazazigira ubutaha. Uramenye, jya uba maso. Ntabwo dushinzwe kwamamaza ibyaha by'abandi, dushinzwe kwamamaza intege nke z'abandi, dushinzwe kwamamaza inkuru nziza y'umwami wacu Yesu Kristo utanga agakiza. Haleluya, haleluya. Umwami utanga iki? Agakiza. Umwami utanga amahoro. Umwami wacu Yesu niwe twamamaza. Nkunda bano bana, gereranya, reba bakuru ba Hamu ukuntu babigenje. Urabona ukuntu bitwaye kuri se. Hamu bakuru be uriya Yafeti na Shemu, bo ntabwo bagiye kwandarika se. Barafite bati babuwe ntitwe no kureba ibyo bintu. Data yambaye ubusa, yanyweye, yasinze. Buriya Bibiliya ivuga bikeye. Buriya umusinzi wasinze kugeza ubwo yambara ubusa aba yakoze n'ibindi bintu Bibiliya bitavuze. Mwana buriya Nowa yari yazinyoye, yari yazigotomeye. Njye nagize umugisha navukiye mu rugo rutabamo inzoga. Kuvukira mu rugo rukijijwe ni byiza. Nasanze data ari pastori, mama ari diakonikaze. Nta nzoga nigeze mbona iwacu, nanjye ntayo nigeze nsomaho, ariko ntayo nigezemo. Ariko nyamona abasinzi nagiye mbabona. Hari igihe umuntu asinda agakora ibintu bibi, n'ibyo yarakwiye kujya gukorera ku bwiherero akabyikorera, akabyirangirizaho. N'ibyo yanyweye rimwe na rimwe akabigaru. Umva, abasinzi bakora udushya twinshi. Kubera iki? Inzoga zikoze isoni, niko Bibiliya ivuga. Inzoga ngo vino ni umukobanyi, niko muri Bibiliya handi. Inzoga Abanyarwanda bararibye ngo ni mucyura buhoro. Nowa zaramwandagaje, inzoga ziramwandagaza. Umva, ziramwandagaza pe. Abantu babasinze ariko mwaragowe, ubwo mwazabivuyemo. Abantu mumurikiye mu gisinda, kuko mu gitegekwa n'icupa mwazabivuyemo. Maze rero abakunzi b'inzoga baransetsa. Baravuga ariko ibyo bintu kubona wabivuyemo ubundi birakungura iki? Ko businzi bungana gutyo. Ngo yewe, hari uwo numvishe yahimbye indirimbo ngo inzoga ngo icupa ngo niryo ryonyine rimuha akanyamuneza. Ngo icupa ngo niryo ryonyine rimuha akanyamuneza, ngo niryo ryonyine, ngo niyo nshuti yonyine yitungira. Hari uburyo. Ariko ubundi oya, akanyamuneza nyako gaturuka muri Yesu. Buriya Yesu niwe uguha akanyamuneza. Yesu niwe uguha amahoro nyayo. N'amahoro yatanzwe n'icupa, iyo rigushizemo bya bibazo byakubuzaga amahoro bigaruka byose. Ariko Yesu cyo mukundira we, araza akanyikorera imitwaro nkaruhuka. Nkajya agenda avuga ngo nukuri Yesu yaranduhuye. Haleluya. Imana itugirire neza. Yesu niwe utanga amahoro, niwe utanga akanyamuneza. Ntabwo icupa ritanga akanyamuneza. Oya. Uramenye, icupa ntabwo ritanga akanyamuneza. Akanyamuneza nyakuri gatangwa na Yesu. Turamwizera akaturuhura, akadukuraho ibyaha, akadukora n'ibyo bintu byo kujya kuba abasinzi, nabyo akabidukora n'iyo myaka yose. Amen. Tukabona amahoro nyayo aturuka muri Yesu. Rero reka nkwereke, ubundi mu gihe abantu bakoze ibyaha baba bakeneye Yesu wo kubakiza. Mu gihe abantu bagitegekwa n'ibyaha, buriya bari abana babiri,
hari igikorwa bakora nkahita nibuka icyo Yesu adukorera ku musaraba. N'ubundi ibyaha bitera isoni. Iyo uri umunyabyaha uba ufite isoni z'ibyaha byawe. Kugira amahirwe rero ugahura na Yesu agukuraho izo soni. Haleluya. Amen. Yesu araza akagukuraho isoni z'ibyaha. Noneho ugatangira ukumva ukabaho uri umuntu unezerewe. Amen. Ukabaho uri umuntu ugize gute? Unezerewe. Isoni zawe akazigukora akakubwira ngo umva dore ibyaha byawe biteye isoni. Nko kuvuga ngo no dore wasebye. Ariko nubwo wasebye njyewe Yesu naraje ngo nikorere isoni zawe. Yesu yagiye ku musaraba ngo bamwambika ubusa ngo bamukoze isoni pe. Ari umusore w'imyaka 33 bamukoze isoni baramwandagaza. Urumva? Kugira ngo wowe Fabiola nanjye Mariko n'abandi abakize isoni z'ibyaha byanyu, adukize isoni z'ibyaha byacu, yemeye gukorwa n'isoni. Haleluya. Amen. Ngo nge nawe dukire isoni z'ibyaha byacu. Bora no yari yasebye mu bana mu buzukuru kwambara ubusa gusinda. Imana itugirire neza. Reka dukomeze. Turacyari mu kwitegereza ntabwo turahava. Ariko ubundi buriya Nowa yaramye imyaka ingahe? 95. Uramenyesha ibyo bintu bisabye. Umva iyo Bibiliya warusomyeho 95 ni yahe kiyo mfite yanditse Nowa yaramye imyaka 950. Ngiye kuvuga nk'iyo nzara. Ntabwo tubizi. Ntabwo tubizi. 950. Noneho rero Nowa ubuzima bwe bwarangiye gute? Ku murongo wa nyuma Nowa byarangiye nawe agize gute? Apfuye. Imyaka 950 yarayimaze ariho. Ariko n'ubundi amaherezo yagize gute? Yarapfuye. Nagira ngo nkwibutse rero nawe ujya weka kuzapfa. Imyaka yose warama niyo warama 1000. Ariko amaherezo uzagira gute? Uzapfa. Kandi numara gupfa ubuzima bwawe buzakomereza ahandi hantu heza cyangwa habi. Nimba warihaniye ibyaha byawe ukizera Yesu, ubuzima bwawe buzakomezanya nawe mu ijuru, ubwami butazahanguka. Mu buzima bw'iteka, mu munezero w'iteka, mu mahoro atazashira, aho ibyago n'amakuba n'ibyaha bitazagera, aho urupfu rutazongera gukandagira. Amen. Mu mugabane w'abana b'Imana. Ariko nanone niba waranze kwihana ibyaha byawe ngo wizere Yesu, uzapfa kandi uzakomereza mu mubabaro w'iteka, mu mubabaro utazarangira, mu mubabaro mubi, mu muriro w'iteka. Niko muri biraha tubwira ngo ni mwihaniro, ngo ni mwirimbukiro, ngo nahana abanyabyaha bazaba, ngo bakarira bagahekenya amenyo. Ndakwibutsa ko uzapfa kandi aho uzakomereza uri kwategura uyu munsi. Ubuzima uriho uyu munsi bugaragaza aho uzerekeza. Umwami ukorera uyu munsi bigaragaza aho uzerekeza, aho ibyiringiro byawe biri. Umwami wiringira, umwami wakurikiye ni Imana cyangwa ni Satani. Uri mu basinzi, uri mu basambanyi, uri mu bajura, uri mu bantu bakurikiye Satani kandi bazarimbuka. Cyangwa se urihana ibyaha byawe usange Yesu akubabarira, utangira ubeho uri umwana w'Imana. Ujye uvuga ngo n'impanda nivuga cyangwa ninapfa, iwacu ni mu ijuru, aho nzakomereza ni heza kuruta hondi. Haleluya. Imana itugirire neza. Kumenya ko tuzapfa bijye bitwibutsa ko hari ubundi buzima nyuma y'urupfu, aho tuzabana n'umwami wazutse akadutsindira urupfu. Imana ishimwe cyane. Abariho batizera Yesu bazapfa kabiri. Bazapfa kubw'uyu mubiri, ariko na nyuma y'urupfu rw'umubiri ubugingo bwabo bazahura n'ikindi twita ngo ni urupfu rw'iteka, ngo ni ihaniro, ngo ni ukurimbuka, ngo nahana abanzi b'Imana bazaba. Icyamu ukabizirikana. Burya iyo dufasha abantu tugiye kubashyingura, baba bakomereje ahantu habiri, mu ijuru cyangwa ikuzimu, mu munezero cyangwa mu mubabaro, mu irimbukiro cyangwa mu munezero utazagira iherezo. Imana itugire neza. Nowa yarapfuye, nawe uzapfa. Nyuma yo gupfa umwami wiringiye muzakomezanya. Abiringiye Yesu yagiye kubategurira aho muzaba. Abanza kwiringira Yesu namwe ikuzimu, mwirimbukiro, mu muriro, mu bwami bw'umwijima, aho bazarira bagahekenyera amenyo harabateguriwe
ngo mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ni mu mubabaro w'iteka. Imana itugirire neza. Uzajya he umunsi uzapfa? Ukurikiye nde? Ibyiringiro byawe ni ibihe? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazacirwaho. Abizera Yesu ntibatinya urupfu. Kuki badatinya urupfu? Umwami Yesu yarugize irembo. Ni ukuvuga ngo ni ahantu baca basanze umwami wabo ku buryo buzira iherezo. Ariko abantu batizera Yesu ni ukuri bazarimbuka. Iki nicyo kimbabaza, ni uko hari n'abantu banyumvishe mbwiriza Fabien kandi bazarimbuka. Ni uko hari abantu dukorana bazarimbuka kubera iki? Banze kwizera Yesu ngo bihane ibyaha byabo. Ni uko hari bene data tuvukana cyangwa se dufite ibyo dupfana mu miryango, hari inshuti zacu dukorana, hari bene data dusengana, hari abantu tugendana duhura batigeze bizera Yesu. Batigeze bizera Yesu ngo babere umwami nk'umukiza, ngo bihane ibyaha byabo bamukurikire, ibyaha byabo babiture ku musaraba baruhuke, babeho baruhutse. Aba bantu bazarimbuka. Kubera iki? Ntibafite Imana, nta byiringiro bafite, nta Yesu bafite, nta mwami utanga agakiza bafite, nta mwami utanga amahoro bafite, nta munezero bafite. Ni abana bo kurimbuka. Ariko reka mbabwire, zirikana kuzapfa. Ubuzima Imana yagutije ngo uyihesherezemo icyubahiro, imyaka itarenze ingahe uzamara, yikoresha wubahisha Imana. Wiyipfusha ubusa, wipfusha isaha yawe n'imwe ubusa. Oya, wijya mu businzi nka biriya bya Nowa. Nowa wahoze ari umunyamwuka, wahoze ari umukiranutsi, Imana imutangira ubuhamya bikarangira agiye gusinda. Reka. Imana itugirire neza. Amen. Iki gice cyo kwitegereza rero turakirangije. Tugere ku gice cyitwa gusobanukirwa. Icyambere, ese Fabien, umurongo wa mbere no 7 iratwigisha iki? Kubyara abana benshi, kororoka, kugwira no kuzura. Ko ira mirongo iravuga ngo nimwororoke, nimubyare, nimugwire ku isi. Ubundi kubyara ni ikibazo. Bibiri iri kuvuga iki? Iyi mirongo iri kutwigisha iki? Kubyara abana. Iri kutwigisha ko kubyara ari umugisha. Abana ni umugisha. Abana ni umugisha. Bivuze ngo kubyara abana si ikigeragezo, si umuvumo, ni umugisha. Kubyara mu magambo make, kubyara ni umugisha. Nicyo Bibiri tubwira. Ni umugisha. Nugira umugisha ukabona abana, ni umugisha nyine. Ariko umugisha ntibivuze ko abantu bose bazagira umugisha. Ushobora kutawugira. Reka nkubwire ngo ni umwe mu migisha. Imana itanga imigisha myinshi. Sibyo se? No kubyara abana, kororoka, kugwira, biratubwiye ngo ni umugisha. Amen. Abana ni umugisha uturuka ku Uwiteka. Imana itugirire neza. Hanyuma dukomeze. Hari 200 nshaka ko tugereranya. Gereranya Nowa wo mu itangiriro. Nowa wo mu itangiriro. Murakurikiye? Nowa wo mu itangiriro ibice 6 ku murongo wa 9. Na Nowa wo mu itangiriro ibice 9 ku murongo wa 21. Reka nkusomere wenda Nowa noneho twigire kuri iyi myitwarire no kuri iyi mihindagurikire ya Nowa. Reka nkusomere wumve Nowa mu itangiriro 6:9. Umva ukuntu havuga ngo haravuga ngo uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Urumva? Uru ni rwo rubyaro rwande rwa Nowa. Ngo Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Urumva? Urumva ukuntu Nowa yari ameze icyo gihe? ngo yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga yari umukiranutsi umwe rukumbi ku isi y'Imana. Uwo niko Nowa yari ameze mu bice 6 umurongo wa 9. Ariko rero noneho Nowa wageze muri comfort zone. Aho isi yose noneho ari we uyifite mu biganza. Dore noneho no uko yabaye mu bice 9 umurongo wa 21. Ngo Nowa anywa vino yarwo rwa ruzabibu, arasinda, yambarira ubusa mu ihema. Uratekereza ko ibi bintu aba bantu babiri ubagereranyije urabona nta kibazo bafite? Nowa wa mbere atandukanye n'uwa kabiri. Urabona nta kibazo bafite? Nowa wa mbere atandukanye n'uwa kabiri. Nowa umwe ngo ni umuntu wakiranukaga,
sibyo, watunganaga, Imana itangira ubuhamya, none wa Nowa n'ubundi niwe byarangiye yabaye umusinzi. Tekereza, bigenda gute kugira ngo umuntu Imana yahoze itangira ubuhamya ngo ni umukiranutsi, arakiranuka, aratungana, ngo turagendana, aranyizera, aranyubaha, bigenda gute kugira ngo umuntu wahoze wubaha Imana, umuntu Imana yahoze itangira ubuhamya, umuntu Imana yahoze ivuga ngo ni umukiranutsi, umuntu Imana yahoze ivuga ngo ni intungane, umuntu Imana yahoze ivuga ngo turagendana, agendana n'Imana, byagenze gute kugira ngo yisange yarabaye umusinzi wa mbere ku isi, usinda akiyambura ubusa, agatembera umva umunywe w'inzoga uzigotomera kugeza ubwo asinda kuri ruriya rwego? Byagenze gute? Byatewe n'iki? Byagenze gute kugira ngo umuntu Imana yemeraga birangire abaye umusinzi? Byatewe n'iki? Kuko Satani ntawatinya. Ibi bintu biratwigisha iki Fabi? Ahantu hose Satani agerayo. Wowe uvuga cyane. Uri kuvuga gahoro, ari abantu batari kukumva. Ibi bintu biratwigisha iki? Ntawe Satani atinya, umuntu wese Satani aramuhangara gakunda. Urakoze cyane. Buriya biratwereka ko icyambere ntawe Satani atinya nibyo. N'abakiranutsi arabahangara, arabagerageza, n'abakiranutsi abazanira ibishuko, n'abakiranutsi arabareshya. Icyo si kimwe. Kandi umukiranutsi nawe agifite kuba yakora icyaha. Umukiranutsi nawe aba akifitemo kamere y'icyaha, ubushobozi bwo gukora ibyaha, icyo twita ngo ni sinful nature, ubushobozi bwo gukora icyaha umuntu arabuvukana, umuntu aba akibufite. Urumva, uretse guhura na Yesu tukamutumbira, tukavuga ngo ntabwo tuzajya twumvira kamere y'imibiri yacu, tuzajya twumvira umwuka wera, ntabwo tuzajya twumvira kamere zacu nimbi, tuzajya twumvira umwuka wera. Kubera iki? Ngo ibyo umwuka ashaka biba binyuranye n'ibyo kamere z'imibiri yacu irarikira. Imibiri yacu ibishaka ibintu by'ibyaha, ariko umwuka we akavuga ngo hoya, mwikwifuza ibyaha, mwikwifuza kunywa inzoga, mwikwifuza gusambana, ngo ni mwuzure umwuka wera, muririmbire Imana, muyihimbaze, mwere imbuto z'umwuka. Bivuze ngo umukiranutsi nawe atabaye maso yagira gute? Yagwa mu byaha. Icyo si kimwe. Ikindi, abakristo dukwiye guhora turi maso, kuko isaha n'isaha twagwa natwe. Abakristo bakwiriye guhora bari maso, kuko isaha n'isaha nabo bagwa mu byaha, Satani abakomanga. Urabyumva? Niyo Bibiliya ivuga ngo ntimukirare, ngo nawe wibwira ko uhagaze, wirinde utagwa. Siko Bibiliya ivuga se? Siko Bibiliya ivuga? Bibiliya niko ivuga. Mu Bakorino ibice 10, Abakorino ba mbere ibice 10 ku murongo wa 12. Haravuga ngo nuko rero nawe ngo wibwira ko ahagaze yirinde atagira gute? Atagwa. Uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Hari abantu biyemera ngo njyewe ngo sinagwa, ngo njyewe iyo Imana ikubwiye ngo nawe irinde utagwa, Imana ibizi ikivuga. Mu Baheburayo ibice 3 umurongo wa 12 aranditse ngo nuko bene data mwirinde. Urumva? Ngo hatagira uwo muri mwe ngo ugira umutima mubi utizera, umutera kwimura Imana ihoraho. Ngo mwirinde mutagwa, niko birivuga. Iyo Imana ikubwiye ngo irinde, nawe wibwira ko uhagaze utagwa, ikaza ikabwira abakristo baheburayo ngo mwirinde, muri mwe hatagira umuntu ugira umutima mubi utizera, umutera kwimura Imana agasubira mu byaha. Ngo irinde udakora ibintu byo kwimura Imana. Iyo utangiye kwiyemera ngo njye sinagwa, ahubwo ubwo bwiyemezi uba uri kugenda ugana ibintu byo kwirara, kurangara, kwiyemera. Nowa aka kanya aribagiwe, abaye umusinzi. Ariko reka mbwire bano w'abantu nkurikiye, byagenze gute? Ko mwasengeraga mu matorero atankwa ibisindisha, byagenze gute kugira ngo mube musigaye muri abasinzi? Ko muri abantu mwirindaga ubusambanyi, byagenze gute kugira ngo mube musigaye muri abasambanyi? Ko muri abantu birindaga guhemuka, byagenze gute kugira ngo mube musigaye muri abahemu, muri abajura? Byabagendekeye gute ko mwari abanyakuri kugira ngo mube musigaye muri abanyabinyoma?
mwararangaye mugwa mu byaha. Biratubwira ngo wirinde utagwa, ngo urabe maso, ngo mwirinde. Ubwira umukristo ngo irinde ibyaha, ati njye Imana niyindinda. Imana niyo ikurinda, ariko iyo Mana ikurinda kari ikubwira ngo irinde utagwa. Iyo Mana ikurinda kari ikubwira ngo urabe maso, mube maso. Iyo Mana uvuga ko ikurinda kari ikubwira ngo irinde. Uhuze ibyo bintu. Impamvu usigaye warasubiye mu businzi ni iyihe? Impamvu usigaye warasubiye mu byaha utakoraga ni iyihe? Impamvu usigaye ureba ibintu utarebaga ni iyihe? Impamvu usigaye ukora ibintu utakoraga ni iyihe? Impamvu usigaye uvuga ibintu utavugaga ni iyihe? Wararangaye ugwa mu byaha, usubira inyuma, wimura Imana. Ariko ijambo ry'Imana rikaza kakubwira ngo nawe byuka wongere wihane, Imana irakubabarira. Ngo nawe wibwira ko uhagaze, wirinde utagira gute, utagwa. Nowa yararangaye, birangira agize gute? Birangira aguye. Imana iturinde cyane. Ese Fabi, buriya reka nkubwire, hari ibintu dukwiriye kwirinda, sibyo? Hari ibintu dukwiriye kwirinda. Reka nkubaze ikindi kibazo kimwe. Uriya mugisha Shemu yasabiwe urahishura iki? Buriya Shemu, Nowa yakoze ibyaha ngo inzoga, arasinda, yambara ubusa. Ariko umwana we Hamu nawe araza arabihura. Aho kugira ngo agirire sibanga ajya kumwamamaza, aho se asindukiye, genda atangara cyane. Araza kabisa, impano zose za Nowa ziracyakora, kandi avuye gusinda. Arabavuma koko, kandi imivumo yarabakurikiranye. Araza ati none reba, aho kugira ngo avume Hamu wakoze icyaha, itavuma umwana we Kanani. Buriya hari ababyeyi bakora ibyaha abana bakabizira. Buriya Kanani yazize iki koko? Kanani baramuvumye kubera iki? Arazira ibyaha byakozwe na se. Babyeyi mujye mwirinda, buriya ibyaha ukora bishobora kuzagira ingaruka ku bana bawe. Nowa bavumye Kanani ngo azabe umucakara w'abacakara, ngo azajya aba umucakara w'abavandimwe be. Ageze kuri Yafeti amuhesha umugisha ngo azature mu mahema ya Shemu, urumva? Ariko ageze kuri Shemu amuhesha umugisha uri special. Shemu we rwose ngo Imana yihimbazwe. Urumva? Urabona kino kintu? Reba ku murongo wa 26 no 27 ngo kandi Uwiteka ahimbazwe, ngo niwe Mana yande ya Shemu, Kanani abo umugaragu we. Imana yagura amahema ya Yafeti abe mu mahema ya Shemu. Urumva na Yafeti nubwo aho umugisha, ariko no kuba mu mahema ya Shemu. No kubera iki? Uyu Shemu yukomeje nuzavukaho ba Aburahamu, avukeho ba Dawidi, avukeho na Yesu. Yesu aturuka muri uyu muryango wa Shemu. Buriya rero abantu bose bahabwa umugisha muri Yesu. Icyo bivuga hano, n'aba bandi kugira ngo azagire ubona umugisha azawuhererwa muri Yesu. Umugisha utarimo Yesu ntabwo uba ari umugisha. Urumva? Umugisha utarimo Yesu ntabwo uba ari iki? Ntabwo uba ari umugisha. Imana itugirire neza. Iyo ushaka umugisha ujya muri Yesu. Ni ayahe masomo y'ingenzi twakura muri iki gice cya 9 tumaze gusoma? Isomo rya mbere ni irihe Fabi? Ubona ukuyemo abana n'umugisha. Uri kuvuga gahoro ntabwo abantu bari kumva. Isomo rya mbere nuko abana ari umugisha. Isomo rya mbere nuko abana ni umugisha, sibyo? Ikindi Imana yanga ibyaha. Ikindi Imana yanga ibyaha. Mwabonye ibyaha biri muri hariya? Wabwicanye, Imana ati umuntu wica nawe azicwa. Ubusinzi, bira bintu byose Imana igira gute? Irabyanga. Kuki nabyanga? Ariko bizana n'ingaruka, umuvumo. Wabonye umuvumo byaha byateje? Iyo wigaragura mu byaha niyo abantu baba batakubona, bizakuzanira umuvumo. Bizakuzanaho umuvumo wowe ubwawe, bizazana umuvumo ku bantu uzabyara, bizazana umuvumo ku muryango wawe. Umva, abanyabyaha mukurura umuvumo, mukanawukururira n'abazabakomokaho. Ikindi ukwiriye kwanga ibyaha bizana umuvumo. Yego, abantu bose turabanyantege, aho tuva tukagera. Abantu bose aho bava bakagera, na Fabiola nanjye twicara turi abanyantege. Niyo mpamvu tubwira ngo dukeneye Yesu. Tekereza uriya mukiranutsi ngo ni Nowa. Nawe yaragikeneye Yesu. Barasa ntibigaragara. Nowa ni ubuntu Imana yamugiriye rwose. Ni ubuntu. Niyo mpamvu tuvuga buriya ko gukizwa ari ubuntu bw'Imana. Ubundi uriya Nowa yakaba yaranarimbutse. Imana yitamugirira ubuntu. Umusinzi nkuriye. Ariko ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Iki twereka ko biriya byaha Nowa atabigumyemo,
nuko bigera mu Baheburayo Bibiliya ikamuzana mu ntwari zo kwizera. Bitwereka ngo nubwo yasinze ariko ntabwo yabigumyemo, sibyo? Nawe nubwo waguye mu byaha bivemo, Yesu yiteguye kugira gute? Kukubabarira. Warasinze, wanyweye inzoga, wagiye gusambana, wagiye kwiba, wagiye guhemuka, wambuye abantu, warebye za pornography, wakoze ibyaha, wagenze nabi, wakoze iby'isoni nke, wabeshyeye abantu, wabaye umugambanyi, ihane Yesu yiteguye kukubabarira. Uwababariye Nowa we ntiyakubabarira. Yesu ni umunyembabazi, amaraso ye ahora hari ngo akubabarire. Upfa kuba witeguye kuva mu byaha no kubizinukwa. Imana ishimwe. Umwami wacu Yesu niwe nyawe, niwe mukiza nyakuri, niwe mukiza nyakuri, kandi ahora yiteguye kubabarira abamusanga bose. Imana itugire neza. Ikindi nuko Yesu ari we mukiranutsi utagira inenge. Ikindi wizemo nuko Yesu wenyine niwe mukiranutsi utagira inenge, abandi bagira inenge, sibyo se? Uvuze ngo Nowa niwe cyitegererezo cyanjye, ubwo se nazira nzoga yagotomeye wazigotomera nawe ukaba umusinzi? Yesu niwe mukiranutsi utagira inenge. Niyo mpamvu ari we dukwiriye gufata w'icyitegererezo. Erega burya na Nowa yarakeneye Yesu ngo akizwe, kuko na Nowa urabona gukiranuka kwe ntikwari guhagije, kwari kukirimo ibyaha. Ariko Yesu umucunguzi wacu niwe utagira inenge, niwe cyitegererezo nyakuri. Abizera Yesu rero bafite icyitegererezo nyakuri. Imana ishimwe cyane. Ikindi wizamo ni ikihe? Nuko Imana itazongera kuturimbuza umwuzure. Imana ntizarimbuza abantu umwuzure, ariko se ko ikizarimbuza abanyabyaha ko aricyo kibi cyanera, ahubwo niba n'umwuzure. Muri Petero ibice 2, muri Petero wa 2, urwandiko rwa 2 rwa Petero ibice 3 ku murongo wa 6, ku murongo wa 6 n'uwa 7, muri Bibiliya ijambo ry'Imana uzi ukuntu handitse ngo byongeye kandi amazi iyo yarenze hejuru y'abari ku isi cya gihe akabahitana, nanone ijambo ry'Imana niryo ryemeza ko ijuru n'isi by'ubu bibikiwe gutsembwa n'umuriro, umunsi abasuzugura Imana bazacirwa iteka bakarimbuka. Urumva rero ibihano ahubwo biri imbere nibyo bikaze. Umuriro ntago byoroshye, ni igihe cyiza cyo kwihana. Isomo rya 6 wize ni irihe? Ikindi kintu wizamo ni iki? Umukiza nyakuri ni Kristo. Umukiza nyakuri ni Kristo. Haleluya. Amen. Umukiza nyakuri, the genuine savior, le vrai sauveur, umukiza nyakuri. Amen. Amen. Umukiza nyakuri ni Kristo. Urumva Nowa yagerageje gukiza abantu bo mu gihe cye, yagerageje gukiranuka, Imana itukora inkuge ukiza abantu, ariko abo yakijije 8 nawe arimo bakijwe no gukiranuka kwe, nawe ubwo ahubwo ntiyarashyitse. Nyuma yaho bita bigaragara ko nawe ataragize gute? Atarashyitse. Nawe ni umuntu ukeneye umukiza ahubwo. Ibi biratwereka ngo burya gukiranuka kwa Nowa ntikwari guhagije, twari dukeneye umukiranutsi nyakuri, ari we Yesu, umwami utarakoze icyaha, umwami ubabarira abanyabyaha, umwami wikoreye ibyaha byacu, yikoreye isoni zacu, azijyana ku musaraba, yemera gupfa ziri ibyaha byacu. Haleluya. Imana itugire neza. Yemeye gupfa ziri ibyaha byacu, nta cyaha yakoze, ni umuziranenge, ni uwera. Niyo mpamvu bamwiringira natwe aduhindura abera bigakunda, aduhindura abakiranutsi, aduhindura abana b'Imana, aduhindura abana bihoraho, atwambura umwambaro w'ibizinga, akatwambika umwenda wera, akatubabarira, akaduhindura abana b'Imana, tukajya tugenda tuvuga ngo ni ukuri dufite umukiza nyakuri. Umukiza nyakuri utari umusinzi nka Nowa, umukiza nyakuri utari umunyantege nke nka Nowa, umukiza nyakuri utarigeze ukora icyaha na kimwe. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ibi bintu rero turebe, ese Fabi muri iki gihe naho haba hariho abantu bameze nka Nowa, bahoze ari abakiranutsi pe, n'Imana ibatangira ubuhamya, babizerwa mu maso y'abantu no mu maso y'Imana. Bamwe batandukanye n'ibyaha rwose, bahoze ari indakemwa mu mico no mu myifatire, mu itorero no muri bagenzi babo, n'Imana ibatangira ubuhamya ivuga ngo aba bantu ni ukuri baranezeza. Ariko uyu munsi bakaba barabaye abasinzi, uyu munsi bakaba barabaye abasambanyi, uyu munsi bakaba barabaye abajura. N'uyu munsi ibyo bintu bibaho. Umuntu akaba yahoze ari umuntu
w'imbuto nziza wahindutse wahuye na Yesu, ariko nyuma kubera kurangara ugasanga yasubiye mu byaha. Wabaza ngo runaka byagenze gute, ngo basigaye ari umusinzi. Wa muntu Imana yajyaga avuga ngo turagendana, aranezeza, n'umwana wanjye ntasa n'abandi, ngo ubu bimeze gute, ngo asigaye yituriye mu kabari, yabaye umusinzi. Ngo byagenze gute, ngo basigaye ari indaya. Byagenze gute? Bigenda gute ngo umuntu wahoze ashimwa n'Imana birangire ari umusambanyi, birangire ari indaya, birangire ari umwicanyi, birangire ari umugizi wa nabi? Uyu muntu byamugendekeye gute ko Imana yahoze imutangira ubuhamya? Nowa wo muri iki gihe byakugendekeye gute? Wabaye umusinzi ute ko wahoze uri umwana w'Imana? Isi n'abantu bagutangira ubuhamya, Imana igutangira ubuhamya, ijuru rigutangira ubuhamya, natwe tukwemera. Byakugendekeye gute kugira ngo uhinduke umusinzi? Wari umukozi w'Imana, none ibyaha byose usigaye byigaraguramo. Byakugendekeye gute? Nowa wo muri iki gihe ni wowe ubwirwa ko wari umuntu Imana itangira ubuhamya n'abantu batangira ubuhamya. Byakugendekeye gute kugira ngo birangire ubaye umusinzi, ubaye umusambanyi nka Nowa? Nowa Imana yahoze imutangira ubuhamya, ivuga ko ari umukiranutsi, agendana n'Imana, ari umuntu Imana ikunda, ari umuntu rwose w'indakemwa mu mico no mu myifatire. Byagenze gute kugira ngo abantu bahoze ari abantu b'Imana, bahoze ari abakiranutsi, bahoze ari abantu bashimwa n'Imana, bahoze batangirwa ubuhamya n'abantu kandi batangirwa ubuhamya n'Imana, uyu munsi babe basigaye ari abasinzi, babe basigaye ari abasambanyi, babe basigaye ari abarozi, babe basigaye ari abagome? Bahinduwe n'iki? Byagenze gute? Impamvu uragize uburangare. Iyo urangaye uragwa, iyo urangaye Satani agutwaza igitugu. Iyo Bibiliya ihora ikubwira ngo ba maso, ngo nimube maso ngo mutagwa mu moshya, ngo nimube maso ngo mutazimura Imana, ngo nawe uhagaze ngo wirinde utagwa. Imana iyo ikomeye iri ba maso utagwa, ngewe ntabwo nagwa. Mama we ba maso. Yesu arakubwira ngo ndagufasha, ariko arangiza akubwira ngo wirinde utagwa. Ariko uramwumva Yesu? Yesu rero arantangaza, araza tumva Fabi humura, uri mu biganza byawe wenda gufasha, ariko aragize akabwira ati ariko wirinde utagwa. Akaza tumva ati abari muri Kristo Yesu muhumure, ntateka muzacirwaho. Rwose si ibintu byiza se? Ariko akaza akakubwira ati mube maso mwirinde, muri mwe hatagira umuntu ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana. Kandi nyine ni wimura Imana, ntugire ngo bizakugwa amahoro. Hari n'abo Imana yigeze ibwira ngo nukomeza kwigira indagare ngo nzaza ahuri, ngo nterure igitereko kitabaza nkitware. Ngo cyangwa nukomeza kwigira akazu yazo ngo nzakuruka, kandi burya ntabwo waruka ikintu kitakugezemo. Iyo Yesu abwiye abantu ngo nzabaruka, ushobora kurangara ukisubirira mu byaha, ukimura Imana, ukimika ibigirwamana, ntugire ngo ntibizakugiraho ingaruka. Nowa yabaye indangare ajya kuba umusinzi, yarahoze ari umukiranutsi. Nawe nuba indangare tuzakubona uri umusinzi, warahoze uri umuririmbyi uririmbira Imana ikanezerwa, warahoze ucurangira Imana ikanezerwa, warahoze uvuga ubutumwa Imana ikanezerwa, Imana n'abantu bakanezerwa. Nutaba amaso ugakomeza kwigira indangare, nta kizakubuza guhinduka igikoresho cya Satani, kandi warahoze uri umuntu w'Imana. Ba maso. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ba maso. Ntabwo nabari inshuro muri Bibiliya havuga ngo nimube maso, ngo mwirinde mutagwa, ngo mwirinde mudasubira inyuma, ngo mwirinde mutimura Imana, ngo mwirinde mutaba indangare, ngo mwirinde mudakerensa amaraso ngo Yesu yabejesheje. Amaraso Yesu yakwejesheje, ngo mwirinde mutizerera ubusa. Urumva ibyo bintu? Urumva bidakomeye? Ngo mwirinde. Ariko Yesu akavuga ngo unesha sinzahanagura na gato izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Ariko burya bavuze ngo uneshwa nzarihanagura. Iyo bavuze ngo unesha sinzahanagura izina rye na gato mu gitabo cy'ubugingo, burya bavuze ko uneshwa azarihanagura.
so tukwiye kuva mu bintu byo kwigira indangare, kujya gutura mu byaha, kujya gusubira inyuma. Oya ibintu byo gusubira mu byaha, gusubira kwigaragura, no. Abana b'Imana banesha ibyaha, bahora birinda, bahora batumbiriye umwami wabo, ntabwo bigaragura. Ariko iyo barangaye Satani arongera akabatwaza igitugu. Imana tugire neza. Ni umwanya wo gusengera abaguye, ni umwanya wo gusengera abasubiye mu byaha, ni umwanya wo gusengera abantu bahoze ari abakozi b'Imana, sibyo? Ariko uyu munsi bakaba barasubiye mu byaha. Ni umwanya wo gusengera Nowa ngo yongere abyuke. Usengere Nowa musengana mu itorero ryawe abyuke. Nanjye ndasengera Nowa dusengana aho nsengera abyuke. Sengera Nowa agaruke, ave mu businzi. Bwiriza Nowa ave mu businzi. Nowa yahoze ari umukiranutsi, Nowa yahoze ari umuvugabutumwa. Ni igihe cyo kumubwiriza akagaruka mu nzira, sibyo? Ese Nowa tumwamamaze, tumuvugirize induru, tumutere amabuye, twamamaze inkuru ze mbi? Oya, yahoze ari umuntu w'Imana. Reka tujye kumushaka. Imana itugirire neza. Haleluya. Hanyuma rero uburangare ni bubi bene data, sibyo? Abasinzi n'abicanyi barakangurirwa kongera kwihana. Imana itugire neza. Imana ni nyembabazi, yiteguye kubababarira. Imana ishimwe. Mureke dusenge. Wowe wadukurikiye wari warasubiye inyuma, nta byaha usigaye ukora utarabikoraga mbere, ntabwo wasubiye mu mwanda ukigaragura, reka Nowa tubere icyitegererezo. Wakoze kuba natwe muri Bible study. Reka dusenge. Imana iguhe umugisha. Mana turagushimiye ko udukunda kandi utwitaho. Wakoze cyane kubana natwe. Turasenze ngo ubwo twiga ijambo ryawe utwongerera imbaraga z'umwuka wera. Abaguye bagasubira inyuma ubabyutse, abasubiye mu businzi ubakuremo, abasubiye mu bugambanyi no mu bwicanyi ubakuremo, abasubiye kwigaragura mu byaha ubibakuremo, abasigaye bagenda nabi ubagarure mu nzira, uwatannye wese akagenda nabi turamusengera ngo umugarure. Ubwo twiga ijambo ryawe uduhe imbaraga, uduhe gusa na Yesu, uduhe kugenda na Yesu, uduhe kugenda dusa nkawe. Mana dukora ibishimwa nawe. Urakoze ko wabanye natwe muri iri jambo, izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu. Urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha naho ubutaha. Bye. Amen. Imana iguhe umugisha.